Ikaze ku Isaro TV Life TV. Uyu munsi tugiye kubategurira ikinyobwa kigabanya cyangwa se kivana imyanda mu mubiri mu gihe gito kingana n'iminsi 7. Hano dufite kokombure, dufite indimu, dufite igitunguru, dufite pome, dufite na ginger, tukagira na olive oil. Kadutegura ikinyobwa cyacu. Tubahaye ikaze kandi ku muntu wumva bimushimishije kuri iki kiganiro cyacu, kugira ngo ujye ubona n'ikindi kiganiro dushyizeho, ugomba gukora like na comment, ugakora na subscribe kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho kijye gihita kikugeraho. Dufite ginger yacu iri muri blender, dufite n'igitunguru cy'umutuku, igitunguru cy'umutuku ni cyiza cyane, gifite akamaro kenshi ku mubiri wacu. Hanyuma dukurikizeho kokombure. Kokombure nayo ni nziza cyane ku mubiri wacu, isukura umubiri, dukoresheje kokombure uruhu rwawe ruba rumeze neza cyane. Hanyuma dushyireho na pome. Hanyuma tubategurira ikinyobwa kimeze neza ku buryo nk'umuntu ufite ikibazo cya diyabete, ikibazo wenda cy'umwijima utangiye kuzaho ibinure, ku bantu mushaka kunanuka mukagabanya ibinure mu mubiri, ubuzima bukagenda neza. Hanyuma twongeremo n'amazi y'ibirahure 2. Hanyuma dusye ikinyobwa cyacu. Ni ku muntu wayikoresheje ni ingirakamaro cyane ku mubiri. Iyo turangije kubisya gutya turayungurura, umutobe wacu tumaze kuwusya
turayungurura neza ya ji yacu. Turayungurura kugira ngo tubashe ngo tuyimaremo neza, reka twinyuguze. Yacu tukaba tumaze kuyitegura, tukaba tugiye kongeramo olive oil nkeya kugira ngo bibashe kugenda neza. Uyibonye olive oil nkeya tugashyiramo kugira ngo ibe yujuje ubuziranenge, tubashe gukora wa murimo wo gusukura umubiri mu buryo bwizewe kandi burambye. Nza gushyiramo ka olive oil, ndongeramo indimu kugira ngo ibashe kwica mikorobe, yacu tukaba turayisoje, imeze neza, umuntu yayinywa nta kibazo. Ukabikora mu minsi 7, ibinure bibi biba byagabanutse mu mubiri, abashaka kugabanya ibiro nabwo byagabanutse. Mugerageze, hanyuma mukore share na like na comment, mukore subscribe, hanyuma mungezeho uko byabagendekeye. Murakoze.